tugiye guteranya imibare muri Visual Basic 6, searching Visual Basic. Visual Basic uyifungure kande open. Tugiye guteranya imibare ibiri, kanda hano kuri label ugashanya number 1, tugashyiraho label yawe ujya kujya mu mubare wa kabiri, number 2. Hano imbere ugashanya text box zijyamo iyo mibare, ugasiba, urayishushanya ubundi ugahita usiba text irimo kugira ngo bize kuza nta kintu kirimo. Icyo ubanza kureba ni name z'izi text, ukanda izi text box, ukazamuka hano ukareba name yayo yitwa text 1, iya kabiri ikitwa, wikandaho ukazamuka hano muri properties ugasanga text yayo ni name yayo ni text 2. Nkeneye command nza gukandaho kugira ngo bize kwiteranya, n'inkanda ukanda hano kuri button, command button, ukayishushanya yitwa guteranya cyangwa se add. Nkeneye aga text box kaza kuzamo igisubizo, ndabisiba hano imbere nkandikaho ko ari icyo gisubizo, ugashyiraho label yandikaho result, label yanditseho result. Ugakanda muri code, kanda kuri no button. Tugiye kudekarara imibare 3 tuza gukoresha, cyangwa imibare 3. Wa mbere kudekarara umubare muri Visual Basic wandika dim, ndakoresha umubare 2 kadufata 2 as integer, tuyidekara nka integer, ukanda enter bihita byihindura ida igahita iza mu nyuguti nkuru. Warangiza ukavuga ko a iza kungana na valeur iza kuba iri muri text, box ya mbere yitwaga text 1.text. Nshaka gufata text iri muri text 1, ugafunga, nkavuga ko b iza kumfasha kubona valeur iri muri text 2.text, ufunga. Noneho ndashaka gufata text ya gatatu, text 3.text, nkayinganyisha n'igiteranyo cya a na b, aduteranyijeho b. Turaninga porogaramu turebe, 2 kandikamo 7, teranyijeho 3 biraza ku 10, n'inkanda kuri add. Dore ngibi ko bigenze ku porogaramu ikorwa. Murakoze.